Ndabasuhuje nanone abadukurikira kuri uyu muyoboro wa YouTube. Nk'uko nabibabwiye, uyu munsi tugiye kubagezaho episode ya kabiri y'amagambo yahindura ubuzima bwawe, yavuzwe n'umugabo bita Napoleon Hill. Abantu batumvishe episode ya mbere basubireyo bajye kureba episode ya mbere. Twavuze ku magambo 15 yavuzwe na Napoleon Hill. Uyu munsi tugiye gukomeza n'andi magambo y'ubwenge yavuze yahindura ubuzima bwawe. Ibuka gukora subscribe niba utarakora subscribe, kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu. Ibi biganiro nubikurikira ukumva neza izi nama Napoleon Hill akugira, bizahindura ubuzima bwawe, bigira aho bigukura n'aho bikugeza. Twavuze ku magambo 15, tugiye gukomeza n'ijambo rya 16 uyu mugabo yavuze. Yaravuze ngo ntukabwire isi ibyo wakora, yereke ahubwo. Ntukabwire isi ibyo wakora, yereke ahubwo. Ni kuvuga ngo ntuzirirwe ugenda uvuga nzakora ibi, ahubwo ujye werekana ibikorwa, kuko ibikorwa nibyo bifite agaciro. Ntukabwire isi ibyo wakora, yereka ahubwo. Yarakomeje ijambo rya 17 aravuga ngo icyifuzo giherekejwe n'icyizere bizi ko nta jambo ribaho ryitwa ntibishoboka. Icyifuzo giherekejwe n'icyizere bizi ko nta jambo ribaho ryitwa ntibishoboka. Muri make, iyo ugize icyifuzo ukagerekaho n'icyizere ukongeraho gukora, birangira ubigezeho. Ijambo ntibishoboka ukaryikuramo, kuko buri gihe iyo utangiye igitekerezo cyawe akitambikamo ntibishoboka, icyo kintu ntabwo uba ukigikoze. Ijambo rya 18 yaravuze ngo ibikorwa nibyo bipimo by'ubuhanga by'ukuri. Ibikorwa nibyo bipimo by'ubuhanga by'ukuri. Muri make, ubuhanga bwawe tuzabubonera ku byo ukora, ku bikorwa byawe. Umuntu ashobora kwibwira ko hari abantu bashobora kwibwira ko ari abahanga, ariko ari muri teori gusa. Icyo gihe ntabwo tuzamenya ko ari abahanga, ahubwo nyamara abo tubona barakoze ibikorwa byinshi nibo twita abahanga. Buriya kuri iyi si uzarebe abantu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa, abo ngabo barazwi cyane, tuzi ko ari abahanga. Ariko abahanga batagize icyo bakora, abo ntabwo tubazi. Ibikorwa rero nibyo bipimo by'ubuhanga by'ukuri. 19 yaravuze ati ibibitse mu ntekerezo zawe nibyo bihindukira bikaba ku buzima bwawe. Ibibitse mu ntekerezo zawe nibyo bihindukira bikaba ku buzima bwawe. Buriya akenshi ibyo utekereza birangira ari byo ukoze. Ibintu akenshi biza mu mutwe wawe, biza mu bwonko bwawe, birangira ari byo ukoze, kuko biragoye kuba wakora ikintu kitigeze kigera mu bwonko bwawe. Niyo mpamvu gutekereza byinshi, gutekereza cyane bikugera kuri byinshi. Mwirinde rero ko kugira ubwonko bwanyu ubunebwe, ahubwo mubukoreshe, mubutekerereshe, kugira ngo mubashe kugera ku nzozi zanyu. 20 yaravuze ati ibitekerezo bibi n'ibyiza ntibyabyiganira mu bwonko bumwe icyarimwe. Ibitekerezo bibi n'ibyiza ntibyabyiganira mu bwonko bumwe icyarimwe. Ubwo muri make yashatse kuvuga ko niba utekereza neza
niba utekereza nabi utekereza nabi, ibyo bitekerezo byombi ntabwo byabangikanira mu bwonko bumwe. 21 yaravuze ati gumisha ifoto yawe warageze ku byo wifuza mu ntekerezo, ubundi ukore uyigana. Muri make ni nkawe yavuze ati fata ishusho y'uko wifuza kuzaba umeze wenda mu myaka 10. Iyo shusho wifuza uyitereka ahantu mu bitekerezo, ubundi ukore uri kugana kuri iyo foto. Gumisha ifoto yawe warageze ku byo wifuza mu ntekerezo, ubundi ukore uyigana. 22 yaravuze ati nta n'umwe witeguriye ikintu kugeza ubwo yizeye ko yagikora. Nta n'umwe witeguriye ikintu kugeza ubwo yizeye ko yagikora. Muri make ni nkaho yavuze ati nta mugabo umwe hari icyo watekereje, undi agira icyo agufasha, undi akugira inama kugeza ugikoze. Nta n'umwe witeguriye ikintu kugeza ubwo yizeye ko yagikora. Buri kintu cyose ukora hari uruhare rw'undi muntu, hari uruhare rw'undi muntu wabigizemo uruhare. Ko nta muntu burya wigira, ari uko byagenda kose ukenera abantu muri ubu buzima kugira ngo ugire ibyo ugeraho. Hari abanyarwanda bajya bavuga ati nubona imbwa iri mu giti ntuzatekereze ko iyo mbwa yaba yahigejeje. Uko byagenda kose hari umuntu ubyihishe inyuma wayizamuye akayihageza. Nta n'umwe witegura ikintu kugeza ubwo yizeye ko yagikora. 23 iteka ujye uhora utekereza icyo uri bukurikizeho. Iteka ujye uhora utekereza icyo uri bukurikizeho. Niba urangize step ya mbere, vuga uti ngiye gukurikizaho iki. Wicyare wabisetinze wanditse uti ndabanza iki, nkurikizeho iki, aho kugira ngo nurangize icya mbere utakaze igihe nanone uri kubaza icyo wakurikizaho, kuko nta murongo uba warihaye w'ibikorwa byawe. Iteka ujye uhora utekereza icyo uri bukurikizeho. Iyi ni ingingo y'ingenzi cyane. Yarakomeje kuri 24 aravuga ati niba utakora ibintu bihambaye, kora ibiciriritse mu buryo buhambaye. Niba utakora ibintu bihambaye, kora ibiciriritse mu buryo buhambaye. Iri jambo ni ijambo ry'ubwenge cyane. Niba utakora ibintu bihambaye, kora ibiciriritse mu buryo buhambaye. Muri make ushobora kujya gukora ibintu wenda bisa n'ibyo runaka akora, ariko ukazanamo twa innovation bigatuma bikugeza ku bintu binini. Muri make aho kugira ngo wicare kubera ko urwego wifuza gutangiriraho ibintu rutaragera, tangira na bikeya ufite, ahubwo ibyo bintu bikeya, ibyo bintu biciriritse ubikore mu buryo buhambaye. Ibyo ngibyo bizakugeza ku bihambaye. Ibiciriritse bikozwe mu buryo buhambaye bizakugeza ku bintu bihambaye. 25 yaravuze ati ntugatume ubwonko bwawe buhora butekereza ibyo utifuza mu buzima, ahubwo ujye buhora butekereza icyo wifuza mu buzima. Ntugatume ubwonko bwawe buhora butekereza ibyo utifuza mu buzima, ahubwo bujye buhora butekereza icyo wifuza mu buzima. Muri make nuko ari kugenekereza. Muri make ntugatume ubwonko bwawe butekereza ibintu bitari ingenzi, ibintu bidakeneye mu buzima bwawe, ibintu bibona bitakugira umumaro. Ibijya biza mu bwonko bwawe ujye ubyirukana wivuye inyuma, ahubwo ubwonko bwawe utekereze ibyo ubona byakugira umumaro, ibyo ubona byagira intambwe yo guteza. Yego, ubwonko bwawe nihajya hazamo intekerezo ukumva nta uzijajinga, wibaze icyo zikumariye mu buzima. Wibaze ese nizatuma ntera imbere cyangwa nizansubiza inyuma. Niwumva ari byagusubiza inyuma, ibyo byamagana rwose, hanyuma
ufokasinge ku byatuma utera imbere, ku byo wifuza mu buzima, ku by'ingenzi mu buzima. 26 yaravuze ngo ujye uzirikana ko nta na kimwe cyakugeza ku ntsinzi uretse wowe ubwawe. Ujye uzirikana ko nta na kimwe cyakugeza ku ntsinzi uretse wowe ubwawe. Ibi birajya gusa na ya ngingo yindi yavuze ko mu buzima uzaza kumenya ko ibintu byawe byose ari byikorere, do it for yourself. Ahangaha nawe yaravuze ati ujye uzirikana ko nta na kimwe cyakugeza ku ntsinzi uretse wowe ubwawe. Muri make intsinzi yawe kugira ngo uyigereho uruhare rwawe rurahari 100%. Ntuzategereze ko hari undi uza kubigukorera, nawe ufite gutera intambwe ya mbere, wenda abandi bakaza bakunganira, ariko igihe wicaye nta muntu uzaza kuguhagurutsa. Wowe haguruka ugende, kandi nunagwa hasi wongere ubyuke ukomeze urugendo kugira ngo ugere ku ntsinzi yawe. Ujye uzirikana ko nta na kimwe cyakugeza ku ntsinzi uretse wowe ubwawe. Ingingo ya 27 yaravuze ati tunganya umugambi w'icyo gukora, unite uwukora, uhite uwukora. Waba witeguye cyangwa utiteguye, hita uwushyira mu ngiro. Tunganya umugambi w'icyo gukora, uhite uwukora. Waba witeguye cyangwa utiteguye, hita uwushyira mu ngiro. Ingingo wenda twabivugaho bitandukanye, ariko muri make tegura umugambi wawe w'icyo gukora, setting na time uzawukoreraho. Ariko icyo gihe nikigero utiteguye, ubwo muri make guhita uwukora nko gushaka inzira zose wanyuramo ukawutangira, kabone n'ubwo ibikenewe byose muri uwo mugambi utabifite, ariko tangira, kuko ibindi bizajya bigusanga mu rugendo. Tangira rwose, ntuzategereze kubaka inzu ari uko ifite amafaranga yose azageza muri finisage, ahubwo niba ufite yakora fondasiyo, tangira ukore fondasiyo. Bidashoboka ko fondasiyo wazayirangiza wabonye aya matafari ukarangiza kuzamura inyubako wabonye isakaro, gutyo gutyo. Muri make ntutegereze gutangira gukora umugambi wawe ariko ufite ibikenewe byose, ahubwo tangira ubikore step by step. Ndingira ko ingingo ya 27 aricyo yashaka kuvuga. Tunganya umugambi w'icyo gukora, uhita uwukora. Waba witeguye cyangwa utiteguye, hita uwushyira mu ngiro. Icy'ingenzi ukumva ko ari kubaza kuwutunganya, amara kuwutunganya ubonye ko wawunogeje, ugatangira kuwukora. 28 yaravuze ati abantu bamwe barota gukira, abandi bagahaguruka bakabiharanira. Iri jambo ni iry'ubwenge. Abantu bamwe barota gukira, abandi bagahaguruka bakabiharanira. Ubundi hari umuntu wavuze ati inzozi z'umugabo ntabwo ari izarota aryamye, ahubwo nizimubuza gusinzira. Ni ukuvuga ngo aho kugira ngo urote ujye uhora urota nzaba umukire, nzubaka amazu. Haguruka utangire ugure ikibanza, haguruka utangire uzunguze, kugira ngo nibura nushaka kuzaba umukire uzabigereho. Ariko nukomeza kubirota gusa ntabwo uzabigeraho. Haguruka. Abantu bamwe barota gukira, abandi bagahaguruka bakabiharanira. 29 yaravuze ati abantu benshi batsindwa bitewe no kubura imbaraga zo kurema imigambi mishya yo kuzibira icyo cyuho iyo ngiyo iba yangiritse. Abantu benshi batsindwa bitewe no kubura imbaraga zo kurema imigambi mishya yo kuzibira icyuho iyo ngiyo iba yangiritse. Muri make abantu benshi hari igihe utangira gukora ikintu runaka, ariko wenda ukaza kubura n'imbogamizi runaka, icyo gihe ugahita ugihagarika, ntushake izindi strategy zatuma uziba icyo cyuho cyatumye
cyatumye uhagarika iyo proje yawe, cyatumye uhagaritse uwo mushinga wawe. 30 yaravuze ati tekereza kabiri mbere y'uko uvuga, kubera ko amagambo yawe azatera urubuto rwo gutsinda cyangwa gutsindwa mu bwonko bw'uwo ubwira. Tekereza kabiri mbere y'uko uvuga, kubera ko amagambo yawe azatera urubuto rwo gutsinda cyangwa gutsindwa mu bwonko bw'uwo ubwira. Muri makeya, niba hari umuntu muri kuganira cyangwa se niba uri umubyeyi ufite abana, mbere yo kugira ibyo ubabwira, tekereza kabiri, kuko ukubwira umwana wawe uti ntacyo uzamara, ntacyo uzigezaho, ibyo bishobora kumwokama ugasanga koko ntacyo yimariye. Ariko iyo umubwiye uzaba umuntu w'umugabo, uti kora cyane uzabigeraho, ibyo bimutera kuraje, bikamutera kuraje yo kugira icyo ageraho. N'umwana wawe ajya ku ishuri ukabona wenda azanye amanota utishimiye, wimubwira ngo uri inka, wimubwira ngo ntabyo uzi, wimutoteza, ahubwo mubwira uti komerezaho. Niba yagize 40, mubwira uti utawuzazana 60, gira kuraje, ahubwo umugira inama yo kubigeraho. Yego, ibyo bizatuma aba motive, ubundi arusheho gutsinda. Naho namubwira amagambo mabi yo kumuca intege, bizarangira n'ishuri arivuyemo. Hari umugabo umwe ngo yari afite abana 2. Umwe araza ari kubwira papa ati papa nabaye uwa mbere, yari yabaye uwa mbere mu ishuri. Aramubwira ati Isa aramusubiza ati mwana wanjye kora ahangaha, uri umuntu w'umugabo sha, uri umuntu w'umugabo. Undi mwana wa 2 nabo baratashe avuye ku ishuri, aza ari kuvuga ati papa ntabwo byagenze neza. Isa ati bimeze bite? Amwereka birote, asanga yabaye uwa nyuma. Nuko se namukora mu ntoki, aravuga ati uri umuntu w'umugabo sha, ati mujye mubatangira hagati. Urumva umwe yari yabaye uwa mbere, undi yabaye uwa nyuma, hagati mujye mubatangira hagati, mubagotagotere hagati. Mwumva ko iryo jambo ritamuciye intege, ko byagenda kose yaragiye agira kuraje ayo gukora. Amagambo mabi ntabwo ari meza, uwo yabwiye ashobora kumwica mu mutwe. 31 yaravuze ngo niba uva kwizima mbere y'uko ugera ku ntego zawe, witwa uva kwizima. Uva kwizima ntajya atsinda, ahubwo atsinda ntajya ava kwizima. Yego, iri ni ijambo ry'ubwenge cyane. Winners never quit and quitters never win. Niba uva kwizima mbere y'uko ugera ku ntego zawe, witwa uva kwizima. Uva kwizima ntajya atsinda, ahubwo atsinda ntajya ava kwizima. Iri jambo ni iry'ubwenge cyane. Umugabo yari umuhanga, Napoleon. Muri make nutihambira ngo wizirike umukanda, ntabwo uzagera ku nzozi zawe. Bisaba kwihangana, perseverance, resilience, ukihangana kugira ngo ubugereho. Ijambo rya 32 ari naryo tugiye gusorerezaho kuri iyi periode, riravuga ngo panga akazi kawe ubundi ukore ibyo wapanze. Panga akazi kawe ubundi ukore ibyo wapanze. Yego, gupanga akazi murabyumva, no gukora ibyo wapanze urabyumva. Muri make tegura akazi kawe, ukora ibyo wateguye. Hari abantu usanga uwo munsi niba yateguye ati ndakora ibi n'ibi, ugasanga hari umuntu uje aramudeviye ati twitemberere ngo tujye kwinywera agacupa, ugasanga ibyo yari afite gukora uwo munsi ntabyo akoze, ahubwo yigiriye mu bindi atapanze. Ibyo ngibyo bidindiza inzozi zawe, bidindiza kugera ku inzozi zawe. Panga akazi kawe ubundi ukore ibyo wapanze. Aya ni amagambo y'ubwenge yavuze na Napoleon Hill. Abatarumbeje episode ya mbere mujye kuyireba. Tuzagaruka ku kindi gice cya 3 tubabwira andi magambo yavuze amagambo menshi y'ubwenge. Ibuka gukora subscribe rero, niba utarakora subscribe, kugira ngo ibiganiro byacu byose bijye bikugeraho 5 kuri 5. Murakoze cyane rero abari bateze amatwi, muze guhirwa n'ibyo mukora, kandi aya magambo y'ubwenge mugerageze kuyakoresha muri ubu buzima busanzwe, kugira ngo turebe ko hari icyo yatugezaho. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana n'abane namwe, mugire umunsi mwiza.